i Bugande ukunda uwe muhanzi? Shiba. Tanzania? Diamond. I Burundi? Reka tubivuge. Turavuga yuko Kiroso yaba ari gukina filime bita No Love, tukaba tugiye kumugwa gitumo, tukaba twaganira n'umwe mu bakobwa bambwiye ngo witwa Fofo. Fofo, umeze ute Fofo? Tugusanze muri shoot ya No Love, sinzi uburyo biteguye n'iki bimeze bite Fofo? Ibyo biteguye rero je nagiye kuko Kiroso turaziranye cyane na warabizi, yarambonye nyine abona boro nkunda gukina kuko kenshi gukina nambaye ubusa arambwira ati Fofo kubera iki ukunda gukora boro wambaye ubusa, umunsi nazakuzana kuri akuzana nenda ngagukoresha ku kiganiro then ukantwikira ko nabonye wabibasha, ndaje ndamuga okay nta kibazo wowe ni wumva biri muri gahunda biri muri budget wakoresha ntabwo uzabikoresha nta kibazo turabyumvikana okay. Gusa ndumuntu ukunda kwenjoyinga, ukunda gukora ibintu bitamugora mu buzima bwiwe cyane. Anyway kade kabuhunda abantu nanjye ngurwa n'abantu byatari. Okay, najya nkubaze nabonye uri umuntu sociable, tuntu tatuwaje ukuntu bite tatuwaje turi kureba aho ngaho kuri kamera za Kiroso filime imeze ite? Tatuwaje wayishyizeho kubera iki byagenze gute? Kunda tatuwaje bitajyanye n'indi mpamvu kuko nabonaga ababebe bafite wenda barubu bakavuga ngo uyu mubebe ni ikirara ateye gutya se cyangwa uyu mubebe ni indaya, bitewe wenda nuko hano ku kuguru nambayeho utundi tuboro batwita gurunete. Yes. Nyine umuntu akaba yakubona akavuga we Fofo kubera iki witatuye umubiri wawe cyangwa kubera iki wambaye ibintu ku maguru. Ngiye mitamvuga okay naga ari impamvu zuko nyine nabyangaga ngenda bikunda ni ibintu bimfasha kandi ngiyewe ndabikunda, ariko buri wese umbonye afata nk'ikirara indaya akamfata uko dukunda, ariko oya mu buzima bwanjye busanzwe umuntu usanzwe ukunda gusawa nawe ndanywa inzoga anyway ibintu byose ndabikora. Nagira nkubaze nk'ubu nabonye sociable mu bantu inshuti zawe ukunda izo ukunda ushobora kuba hari inzobe bikara bagufi barebare wabukunda bahe muri abo ngabo? Nkunda nje naga ngunda abakobwa, nkunda abajama kuko nyine aba baby bagira urugambo nyine aba baby n'abana babe ako cyane bisi ndamwemera byatari aranawara nyamunini mwo akunda no gukina muri gasikiri byatari ndamukunda afite channel yitwa Fisi Nyamunini TV nyine ndamwemera ndamufana, ariko nanone nago ngiye njya inshuti z'abakobwa uko buriya niba umubebi akoze ikosa wenda akaba n'urugero akaba bamutera nk'inda agakora nk'ikosa akaba yajya kwica umwana kandi ari we ejo hazaza wenda heza hiwe, ariko gatekereza ko akemuye ibibazo nagari ubwo bakemuye ibibazo. Okay, akabazo kamatsiko ufite sheri? Je na sheri kubera iki na sheri ufite kandi nabonye imeze neza cyane? Ubuzima mbese nyine ari gihe cyara kuba mfite nk'ubusheri bitewe n'ibiganiro nkora ibona kambwiye ngo birambangamiye kandi gihe mbikora nta muntu nagishije inama kandi bikunze. Uri kumva rero nanone haba hajemo ikindi kibazo kigiye gitandukanye nuko wari kubitekereza. Okay, navuze noneho bikantuze ngiye nyine mbumu. Okay, iyi filime No Love muri gukina ndashaka kugira ngo menye bimeze bite, uri gufiringa uti nabonye firinga bikaze nubwo tubasanze hanga wenda bitari ngombwa yuko twagombaga kugutumira. Mana yanjye ntago muzi ibintu byambaye. Nasohokanye n'umugabo w'umwiyemezi nzi ko ari umukire. Sanga umva nimbwa ni rubebe umuntu w'umugabo waguriye Knowless imwe ndambwira ati so wankirishije agakoko ngingoko zirimo iburwara ngo zirasambana ndambwiye si cyagiye ko twahira ambwira ati reka sinjyange ingoko nyine. Izi filimi ni filimi nziza mutugane zo turazikeneye natwe turebe ko twagira ejo hazaza hacu heza nyine tukamenya wenda tukibagiza ubuzima bitewe n'ubuzima wenda bamwe twagiye ducamo tukavuga ubuzima ntabwo ari ngombwa ko tugomba kubutindaho, ariko dutekereze ejo hazaza hacu heza natwe hari igihe ibingibi dukora bizatugirira akamaro kurenza aka kanya uko turi. Okay, bakunzi ba Kiroso Filime TV tukaba dusuye umuntu bita Fofo, turamusuye ariko buryo arimo aburya ateye n'uburyo ameze wane. Fofo bimeze neza cyane, nkishimira abantu bose bakora subscribe kuri Kiroso Filime TV, share and comment, mukomeze mudushyigikire, ariko tukaba turi kumwe n'umuntu bita Fofo, ngira ngo muramubona kuri kamera za Kiroso Filime TV, ndagira ngo dutangire atwibwira
uko bimeze, uko tumusanze aho yari arimo akinira filime, uko byari bihagaze byose. Fofo, bimeze bite? Bimeze neza. Ariko abantu bagenda bakubona muri amavideo agiye atandukanye, amakomedi, amafilime, sinzi nimba nta ndirimbo uherutse kujyamo cyangwa se wigeze ukora cyangwa se wigeze ujye mu mavideo y'abandi. Indirimbo ntabwo ndagerageza, ariko muri iyi minsi ndikumva nshaka kubikora kuko ndabikunda cyane, nkunda umuziki kandi sinkunda umuziki gusa kuko namye ndi umuntu ukunda ibintu bijyanye na komedi. Mwumva nyine ngatekereza ko kuba nabona nakumva Patino cyangwa se undi mu mukinnyi wese ukora komedi, mwumva nyine ni ibintu birenze, ni ibintu byiza cyane. Then nabanje njya gukina, nahereye muri Patino, ariko ntibyaba ngombwa ko tugumana bitewe n'impamvu nyine we bitewe n'impamvu runaka wenda ari ntabwo twumvikana, aribyo tumvikanaga. Then ubu aho ndi gukina nsigaye nkorera kuri Dream TV. Dream TV niho nsigaye nkorera, benshi niho banzi. Anyway, banziho ibintu by'uko kenshi ubundi nkunda gukina nambaye ubusa hejuru, nambaye ugasanga wateye comment umukobwa ni indaya, abakobwa wabyaye umukobwa ntabwo yabyaye umwana, nyine buri wese ugasanga abivuzeho amagambo menshi. Ariko se twibaze niba wenda njya kuri YouTube nkasohora ko hejuru ntambaye, wenda mbare nk'umukobwa ukora mu kabari, we kuki tutamutekereza wenda tuvuge ngo wenda niba ndamutekereza ko umugabo ari buze akamukenera akamwishyura akamujyana muri iyo lodge, cyangwa se ntekereze we n'ibindi bintu mvuga ko cyamujyanye mu kabari ari ukwicuruza. Ariko njye umbonye kuri YouTube then ndi gukuramo wa mwenda, aravuga ko ndi indaya, ndi gukora ibintu bitari byiza. Okay, Fofo, urumva ukuntu ibintu bimeze, buri muntu hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, buri muntu bitewe n'ubwo bamubona kuri social media bamushyira muri kategori zigiye zitandukanye. Umuntu ashaka kubona wambaye ubusa, umuntu ashaka kukubona wikuramo imyenda, ariko wenda we akabitekereza wenda ari nkaho ari nk'ibintu mwateguye, ari imikino cyangwa se ari ibindi murimo. Ese biriya bintu uri gukora biba biri live cyangwa biba ari ibintu mwateguye tu? Biriya ni ibintu tuba twapanze, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yantunguye ngo wenda ngo yabikoze nkabishaka ntabizi. Ni ibintu nyine dukora twabipanze tukavuga okay, noneho reka dutungure abakunzi ba Dream TV, baba badukumbuye wenda n'udutendo twacu tugiye dutandukanye dushya dukora, reka noneho twe tubatungure, tukabatungura tugakorera udushya nka turiya. Ariko umbonye nkoze nka biriya ntabwo yavuga ngo uyu ni umukobwa cyane, we atekereza ukundi kwiwe gusa. Ikindi kintu najya nkubaze, hari abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ni nk'abahehe wumva wavugisha cyangwa se wasuhuza, cyangwa igihugu runaka wumva bagira abantu babubwira, kuko bino video irebwa n'abantu bagiye batandukanye cyane u Rwanda ndarukunda cyane, u Rwanda rwacu rwatubyaye, nanjye ndarukunda cyane. Ariko tujye muri Uganda, Tanzania, ahantu nabaye ndahakunda mana yanjye, hakajyaho n'abarundi, abantu nkunda cyane muri njye bandi mu maraso, kandi mva nzabaguma inyuma. None reka maze nkubaze, Buganda uvuze ko bakunda ijambo ryo mu Kigande, ku buryo n'umugande ashobora kubyumva akaba yahita avuga ati okay, reka nkubaze aka kanya ntabwo kuko nagusanze mu kiganiro cyawe, wenda handi munsi twazayipanga bikaba ngombwa ko mubwira reka muvugire icyo Kigande n'ibindi n'igiswahili, ariko hari akajambo sibyo. Aka kanya nyine ngiye na wenda nguhaye tukoze ikiganiro turaganiriye, wenda bizagenda birebwa n'abantu bigiye bitandukanye, ariko mbwira ngo aka kanya nkubwire ngo mu giswahili cyangwa mu Kigande nkubwire ijambo ushaka mvuga, sibyo. Kumva aka kanya ari rwambona, wenda ubutaha uko bitewe ndabakwiye ko ndabakunda cyane, ndabakunda pe. Igihe runaka tutazi n'igihe nikigera, wenda bigango uko nagera gukora ikiganiro, nzababwira mbabwiye ni wenda ijambo riniri cyangwa se ntagera bitewe n'impamvu zuko nari naramenya Ikigande se cyangwa ntaramenya Giswahili, hari ijambo rya mbere navuze. Noneho ikindi kibazo, ubu ngewe wenda ndi kukubaza nk'umunyamakuru, ariko ni ikibazo ashaka kukubaza. I Bugande ukunda uwe muhanzi? Shiba. Tanzania? Diamond. I Burundi? Reka tubivuge Fofo, gira abantu usuza wenda aho wabaye muri ibyo bihugu, nubwo wabavuga amazina nta kibazo. Hari ubuhari n'umushoferi bamwita Patrick. Wari he? Aherereye Tanzania.
bwo hafi ni nkaho ubundi ubucyambuka umupaka atwara imodoka. Hari n'undi bamwita Jackson Gande mu mushiti wanjye twarahuye aradutembereza turi kumwe n'abandi batipe benshi batandukanye aradutembereza ahantu hagiye hatandukanye ndamukunda cyane nawe ndaba namurikiye abyumve ko mukunda kandi andi ku mutima ndizera ko yagiye mu Bugande deni ari n'umunyarwanda cyane yego ariko birangira abaye umugande binagumayo avuga ko akunda cyane ari ahantu heza kandi nanjye ndahakunda n'ahantu heza cyane yego Fofo bibaho nanjye reka mbanze suza abantu. Hari abantu baba muri Denmark, hari abantu baba States, Leta Zunze za Amerika, Canada n'ibindi bihugu byo muri Afrika yose. Ndayishuhuje nk'umunyamakuru wa Kiroso Film TV. Nawe ndizera yuko ubashuhuje isi yose muri rusange. Umva peace abasaza ndabakunda cyane, habemo ababebi, abana, abakecuru, abakuze bose umva ndabakunda cyane, ndabakunda pe. Ndishimye nanjye nizere ko ikiganiro cyacu gishobora kuba gisoje ahangaha. Saba abantu bakurikiye Kiroso Film TV gukora subscribe and comment na share birakenewe. Ciao ciao. Mukoze cyane.